mfite nk'imyaka 7 ariko mbere nari nzi ko Uwera Sara Sanyu ari we ambassador mbere nari nzi ko ari we ambassador nimuhumure kandi mukomere Yesu nuwo kwizerwa ibyo bigoye nibiguca intege biharire Yesu have oya rwose witinya mwami wacu yaratsinze kandi azahora atsinda komera shikama witinya kandi wumva utuje mwami wawe akuri hafi dusubiremo. Ndabasuhuje mbahaye ikaze nongeye kubana namwe nanone muri iki kiganiro. Iyi ni Moria TV Rwanda, je muvugana netwa Gilbert. Mu rurekano rw'ibiganiro aho tuganira n'abana b'Imana batandukanye. Uyu munsi ndashaka kubatera amatsiko kuko ngiye kuganira n'abantu badasanzwe ahari mutatekerezaga yuko twaganira. Ndi kumwe n'abantu mushobora kuba muzi ariko ahari abenshi mutarabona kuko abababazi cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa TikTok. N'abana bamenyerewe, n'abana abenshi mwabonye bagenda basubiramo indirimbo za korali Ambassadors of Christ Choir. N'abana rero bavukana, ntabwo ndi kumwe nabo bose uyu munsi ariko ndi kumwe na babiri muri bo tugiye kuganira cyane ko n'umukuru muri bo ahari. Reka rero mbahe ikaze kugira ngo mufatanye nanjye kuza kubakira no kubaha ikaze. Nanezere cyane kongera guhura namwe kandi nejejwe no guhura n'aba bana b'Imana. Imana ibahe umugisha rero, reka twinjirane nabo mu kiganiro mbaha ikaze. Kuko nabibabwiye rero ba basore banyu mwakunze kuri TikTok musanzwe mubona ahantu henshi atandukanye, ndi kumwe nabo uyu munsi. Reka nezezwe no kubakira rero. Ndabakiriye? Yego. Sabato nziza. Umunsi w'umunezero. Mumeze muti? Tumeze neza cyane. Yego. Uyu mujene se ko atavuga inzara yamwishe? Ntabwo inzara yamwishe. Dora duhaze. Yego, reka rero mbaze kugira ngo mwibwire abantu badukurikiye. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwayezu Samuel. Ndi kumwe na murumuna wanjye nitwa Ishimwe Joseph. Ishimwe Joseph na Samuel. Joseph, nishimiye rero kubana namwe. Yego. Reka wenda ntabwo tumaze igihe kirekire dupanga kubonana, nuko twavuganye gusa bafite gahunda yo kuba bari hano, hanyuma nifuza ko twaganira kandi nishimiye rwose kubabona. Ntabwo urubwa mbere wese ubwo mbere nkubonye nsanzwe nkubona mu bitaramo byabereye hano i Kigali, ariko uyu mujene we ukiri butoya nibwo namubona. Uyu mujene impamvu atakunda kuboneka ni umunyeshuri. Ni umunyeshuri agiye kujya mu mwaka wa 2, niyo mpamvu usanga akenshi tutari kumwe cyane. Yego. Waratsinze? Yego, naratsinze. Okay. Reka mbaze Samuel, gira ngo niwe mukuru. Yego. Mu muryango wanyu muri abana bangahe? Mu muryango wacu turi abana 5. Muri abana 5? Umukobwa umwe n'abahungu 4. Irone se ko njya mbona abantu 4 gusa. Undi abahe? Undi wa 4 rero yarashatse. Urakoze cyane. Umukobwa yarashatse. Niwe mukuru kuri mwe? Yego. Hanyuma se we nta kuntu mwamwintegrating mwamushyira muri ya groupe? Usanga abahugiranye kubera inshingano, ntabwo dukunda kubonana cyane. Niyo mpamvu ataboneka muri twebwe ngo tube twaririmba. Yego. Reka mbaze Joseph. Yego. Jose. Karame. Amakuru. Ni meza. Impano yawe kuririmba yatangiye ite? Yatangiye nyiri umwana muto. Nko ku myaka ingahe? Nko ku myaka 5. Okay. Byaje biteze? Njyewe impamvu nakunze kuririmba, nagiye muri korali ndi umwana mutoya. Korali y'abantu bakuru se? Nabanje njya mu y'abana. Nuko bigera mu y'abakuru. Uri mu y'abantu bakuru? Yego. Korali yawe yitwa ngo iki? Nkuru. Korali yawe uririmba mu ngubu yitwa ngo iki? Ubu ngubu tukiri muri Gatsibo. Naririmbaga muri korali Litorayiti, njya mu nkuru, ariko natwe
kubaho tugeze kuri TikTok twishingira korali yitwa Choir Family of God. Korali yanyu yo mu rugo se bivuze ngo ibyo kuri uwo mukore mwabivuye mu ikora korali yanyu kuko insengero zacu barazifunze. So bivuze ngo mwahise mujya mu rugo mwikora korali yanyu? Yego. Ubwo umuyobozi wayo ni Kibamba. mwunganiye yaririmbaga muri korali y'abatoya y'abana ku rusengero ariko baza kumuzamura mu ntera aririmbana n'abakuru korali bita Umunezero. Niyo kuri itorero? Niyo ku itorero rya Kibondo, intara y'ivugabutumwa ya Kabarore, Firidi y'amajyaruguru y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda. Kibondo, abantu bo mu Mutara, abantu baza Gitoki, abantu baza Gituza, Imugera, za Kabarore na za Kabarore, na za Rwagitima Finance. Yego. Abo bantu baho bose kuri ibyo bice dore abantu banyu bari hano. So samwe none se ubundi mujya gutangira kuririmba cyane cyane Gembazi mbona tu video twanyu ducaracara ahantu hatandukanye. Yego. Ariko cyane kuri TikTok. Ntabwo ndi mu TikToker cyane ariko nje njyaho rimwe ndariko nkareba ibibaho namwe niho nababonye byatangiye bite kugira ngo mutangire kuririmbana? Yego. Nisoza mu wa gatandatu amashuri yisumbuye na creatinze TikTok. Turirimba bwa mbere indirimbo ya Ambassador bita Nta Cyamunanira. Iyo ndirimbo yarebwe cyane. Niyo mwatangiriyeho? Niyo twatangiriyeho, yarebwe n'ibihumbi 400 barengaho abandi bake. Noneho bidutera motivation yo kugira ngo tube twandiririmba n'izindi turebe nimba bazikunda zandi makorari. Yego. Ni gutyo byaje. Twabonye zirebwe cyane tukazaye dusubiramo indirimbo z'abandi zandi makorari. Rero niko twagiye dukomeza tubona tugwijije abantu 1000, 200, 3 imibare ikazamuka natwe bikaducana. No tukiri aho ngaho reka dusaba uburenganzira Ambassadors of Christ muturirimbire agace k'iyo ndirimbo Nta Cyamunanira. Ndashaka kumva akaje k'uyu muhungu. Reka turirimba akarofre ka Nta Cyamunanira. Niba yabashije twagiye de niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu n'iki cyamunanira uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose n'ububasha nta kimunanira nacyo. Reka ndirimbe nusa umutima mfite umurengezi udafite ikimunanira. Niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu n'iki cyamunanira uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose n'ububasha nta kimunanira nacyo. Reka ndirimbe nusa umutima mfite umurengezi udafite ikimunanira. Murakoze cyane. Wow. Amajwi yanyu araryoshye. Yego. Wenda sinzi nimba umuntu uri bubyumve kuri screen ashobora kumva uburyohe bwayo ariko hano live amajwi yanyu araryoshye. Yego. So hari abantu bo muri Ambassadors of Christ bigeze maybe babahamagara appreciatinga ibyo mukora ni bande? Harimo nk'uwitwa Exode n'umubyeyi umwari Specials. Abo bantu nibo dukunda kuganira cyane. Wow. Yego. So ni mu bitekerezo byanyu se iyo mwicaye muri mu rugo iki kintu ubona kibatwara umwanya cyane muri mu rugo mwese muri bane? Iyo turi mu rugo nka gutyo nyine turi bane usanga kenshi turi kuririmba n'abaturage bagacaho rwose bakaba bahagarara bakumva izo ndirimbo. Dushimishwa cyane no kuririmba. Nicyo abantu badukundira. Samuel na Joseph ndumva mukunze cyane. Joseph afite akajwi keza. My dear, afite ijwi riryoshye kabisa. Ahubwo hari ikintu utajya umenya. Abantu benshi baba bazi ko ari umukobwa. Oya, okay, wenda simbizi ariko apparently kuri video keretse wenda ahubwo iyi mpano yo kuririmba soprano imeze gutya muri toya y'abakobwa. Samwe wowe na ku Joseph wiyumva uti? Nanjye nagiye nisanze ndi kuririmba iri jwi rya sopo. Numva niryo mbashije namenya neza. None se ujya uririmba na katenose? Katenari narakigaga ariko
ntabwo nayo nakamenya. tenari ntago soprano niyo yiyumvamo cyane. Okay, so hanyuma se impano zanyu zo kuririmba yego ni impano mukomora he? impano dore ko na mama wacu ni umuririmbyi tubimukomoraho. nakubwiye yuko dutangira kuririmba impamvu byaduteye gutuma tubikunda noneho kurushaho nuko twayipostinze abantu bakabikunda bituma tubikora cyane dusubiramo indirimbo z'amakorali agiye atandukanye nka Ambassadors, Inkuru Nziza, The Guardian, ababwirizabutumwa ndetse n'andi makorali menshi cyane yahandi Kigali. Hari akarimbo ka The Guardians mwasubiramo? Yego ahubwo cyane rwose indirimbo bita Ubuhungiro. Katuyibaririmbire. Ubuhungiro. Satani igihe nagukoreye twagiye de. Satani igihe nagukoreye wamenje iki usibye umushinya. Satani igihe nagukoreye sinigeze memuka na rimwe ariko nakomanze rimwe ku mugabo witwa Yesu aranyingurira arangaburira maze ndahembuka nashimwe. Turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze n'uwo kwisungwa. Turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze n'uwo kwisungwa. Yego amajwi aryoshye hano kweri. Yego ariko nk'ubu korali zireba Jose iyo uri ku ishuri ujya museniya tu. Yego iyo uri ku ishuri abana bakubwira ngo iki abo mwigana? barambwira ngo nzi kuririmba ariko nanjye nkabasubiza ni gake ni gake ntabwo mbizi neza. Jya uvuga uti yego sibyo? Yego atari kuvuga ngo uriyemeye oya ugomba kubyemera kubizi ahubwo ukarwana no kumenya kurushaho. Yego none se yibona navuga ko muzwi ahantu henshi abantu bakoresha social media simakana ko abenshi batabazi mukabona muri viral bibabwira iki? uba wumva bikubwiye iki Jose? njye abantu bambona se iyo ubona mwamenyekanye kuri kuko kugira aba followers benshi bivuze ko nyine abantu babazi. Yego impamvu nuko kumenyekana haba harimo ubutumwa bwiza. Samwe njyewe bivuze iki kuri mwe? njyewe ikintu bivuze icyambere ni ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana kuko nago tuba turi kugaragaza turi kunywa inzoga ibyo biyobyabwenge ni message tuba turi gutanga nk'uko Matayo 24:14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kiza. Rero ubu butumwa dutanga tuba twifuza ko bwarenga kuri uyu mugabane w'u Rwanda bukaba bwagera hanze y'igihugu cy'u Rwanda. ujya gushinga account ya TikTok? Yego intego yawe yari iyi? intego n'ubundi ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bugasakara ku isi yose. Watekerezaga yuko abantu bazabamenye kuri uru rwego? Oya ntabwo nabitekerezaga nanjye ubwanjye byarantunguye cyane. Ubyakira ute rero? Nabyakiriye neza cyane kuko natwe twifuza kuba twakora ibihangano byacu usanga turi gukora iby'abandi ariko twifuza ko badusapotinga natwe tukaba twakora ibihangano byacu. Yego reka nkubaze ababyeyi banyu mufite na papa? Yego ababyeyi banyu bakira bate iyi mudi yanyu yo kuririmba iyo muri mu rugo bimeze biti babyakira bate? Ubajije ikibazo cyiza cyane. Nk'ubu kuba turi na hano ni icyizere baba badufitiye. Yego ni icyizere buriya bazi ko buriya umubyeyi abaza umwana we buriya kandi nanone umubyeyi ashimishwa no kubona umwana ari gukorera Imana atagiye muri ibyo bigurupe bibi kunywa inzoga kunywa ayo matabi. Barishima iyo babonye umwana ari mu bintu by'Imana neza muri gahunda. Babashyigikira bate rero? Ukuntu badushyigikira rero yego buriya nubwo ubushobozi butarenze cyane
nk'ubu ngubu hari indirimbo dufite bari kudushyigikira kugira ngo izajye hanze. Ibintu dukora barabyishimira, usanga no mu baturage babyishimira, badutera motivation yo kuba twaguma mu bintu by'Imana tudahindukiye ngo tubivemo. Indirimbo yanyu yego ndumva misengera amatsiko abadukurikiye reka mbisabire aba bana bagiye gusohora indirimbo, ariko reka tuzabereke urukundo kuri indirimbo yabo, tuzaba supporting indirimbo yabo, tuyirebe indirimbo yabo, tuyikorere share indirimbo yabo, tuyihe comment indirimbo yabo rwose, ku buryo uko bamenyekana bakora indirimbo z'abandi nabigiye bazakora indirimbo yabo bizaba ari ibintu biryoshye. Ndumva sinzi niba ari mwandira ibero k'akarefure agace karofure k'iyo ndirimbo kugira ngo abantu izasohoke nibura, nibura agace karofure cyangwa nibura igitero na rofure cyangwa akarefure konyine. Twagiye abana natwe mu bihe byose, let's go. Abana natwe mu bihe byose, mu byo dukora ndetse n'ibyo tuvuga, niwe afande niwe muyobozi ahora ashimwe iteka ryose. Abana natwe mu bihe byose, mu byo dukora ndetse n'ibyo tuvuga, niwe afande niwe muyobozi ahora ashimwe iteka ryose. Wow, akaririmbo ni keza. Ariko ninde muntu wabandikiye iyi ndirimbo? Ino ndirimbo njyewe buriya ngira impano yo kuba nahimba indirimbo, ariko nanone kubera ubushobozi bukeya ugasanga nyine mbigenzemo gake, ariko ngira impano yo kuba nahimba indirimbo, niyo ngiyo ninjye wayihimbye. Ubushobozi se no guhimba bihuriye? Guhimba ko ari ugufata ikaramu ukandika? Guhimba se buriya ibintu tukita ngo guhimba n'ubundi nibiba biri mu ijambo ry'Imana, ntabwo tujya kure y'ijambo ry'Imana. Kuko iyo ngiye nk'uko guhimba, ndi kuvuga guhimba indirimbo, cyane cyane amagambo nyakura muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Nk'ubu ngubu nk'indirimbo turi kuvuga ni igaragaza imibereho dufitanye n'Imana, uburyo nyine turinda abana natwe mu byo dukora byose. Nta wundi uturinda ni Imana, igihe cyose turi ku isi ni Imana ihora iturinze. Yego. Ni indirimbo muteganya kuzasohora imeze ite? Irimo amajwi, irimo amashusho, muteganya kuzayisohora imeze ite ryari? Ubu ngubu dufite umuziki. Twagiriwe n'umugisha kuba dufite umuterankunga uzadutera inkunga tugakora na audio. Ariko dufite icyizere ko na video bizakunda kubera Imana. Why not? Birashoboka. Yego. Birashoboka rwose. Kandi reka nsaba abantu badukurikiye kugira ngo aba bana rwose dukomeze tubashyigikire. Niba tureba indirimbo zabo, tu video twabo, tukatunezeza, tukishima, why not? Reka natwe tubashyigikire, tubereke urukundo. Wenda kubera ko dufite igihe kirekire kugira ngo wenda tunasoze, ariko twifuza kubabaza ko mubona bimeze bityo. Abantu bakurikira kuri TikTok, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni iyihe ntumbero yanyu wenda nko mu myaka ibiri? Ni iki mwifuza gukora mu magambo make ku buryo muraba muri kamera mukagisaba abantu cyane? Ikintu dusaba abantu, intumbero dufite ni ukuba twakora natwe ibihangano byacu. Fesinga kamera ubabwira uti turifuza iki? Twebwe nka Choir Family of God, korali barizwa ku itorero rya Kibondo, intara ivugabutumwa ya Kabarore, Firidi y'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda. Twifuza ko mudusapotinga ibihangano byacu bikarenga imbibi z'u Rwanda, kandi mudufashije n'ukuri byatunezeza cyane. Okay, ni iki mwifuza ko babafasha? Ikintu badufasha ni ukuba twakora ayo ma audio na video. Hari ikintu ntakubwiye muri kiriya gitaramo cya Ambassadors. Twagira umugisha, batwishyuriye tike yo kuzaba twicaye muri kiriya gitaramo cyabo muri BK Arena. Wow, Ambassadors of Christ turabashimiye, bari umugisha. Mwarakoze gutumira aba basore babakunda. Yego. Ahubwo se wowe uzaba uriyo? Nzaba ndiyo cyane. Imbere mu myanya y'imbere, mfite amatike y'imbere. Ni byiza kabisa.
nzishima duhuriyeyo. Oya tuzahurirayo. Kubera Imana bizakunda. Yego. Hanyuma se Yego. abandi bavandimwe ko ntari kubabona ubundi kategana bari abandi bavandimwe rero babiri umwe ari Gisagara mu buryo bwo gushaka ni mu buryo bw'imibereho gushaka umugati nabyita umugati ariko n'undi ari mu ntara kubera ari kumwe n'ababyeyi ntabwo twese twari kuzira rimwe ntabwo twari kuzira rimwe niyo mpamvu nazanye uno mukobwa bakunda kumwita ngo ni umukobwa uyu ni umusore nk'abantu uyu ni umusore ni umwana w'umuhungu ntabwo ari umukobwa abantu benshi muri komanteri bajya bavuga ngo ni umwana w'umukobwa rwose ariko mbamara amatsiko ni umwana w'umuhungu ni umwana w'umuhungu kabisa ukiri mutoya twifuza kuba twatera imbere rwose mu by'umwuka indirimbo zacu zikaba zarenga izi mbibi z'u Rwanda rwose. Yego none se Samwe yego wewe warangije secondaire yego ubu mu buzima busanzwe se bimeze biti? Mu buzima busanzwe ni ukurwana n'isi nashoje 2024 2025 ariko nyine wize ibiki muri secondaire? Nize hegi nize hegi wayigiye nayigiye aho iwacu Kibondo Kibondo yego ubu se nyine mu buzima busanzwe ni icyo ukora kugira ngo ubeho? Ubuzima busanzwe nka gutya nk'aya makorari akunda kuntumira nkaza nyine gutya Kigali dore mba Kigali cyane amakorari yanumiye nkaza mu gitaramo nkunda ibitaramo cyane ndi umuntu wa mbere ukunda ibitaramo. Nakubonye no mu gitaramo cy'ubugingo bushya muri aho cyari kiza cyane cyarimo ambassadors Hope in Christ inkuru nziza ndetse n'irakorari yisamuduha babwire Yesu yego cyari byiza cyane kiriya gitaramo cyaranshimishije mfite amatsiko ya kiriya cya ambassadors cyo muri Arena. Yego ndifuza kumenya mu buzima busanzwe kubaho bw'imibereho bigenda bite hano muri Kigali ufite akazi? Hano muri Kigali rero nabyita ko ari ukubona aho njyama kugira ngo njye no muri ibyo bitaramo. Buriya ngiye ikintu nshyira mbere ni ijambo ry'Imana nubwo nukuri sinzi ukuntu nabivuga nubwo nta kazi mfite ariko mbona aho njyama simfite akazi gahambaye nyine mbona aho njyama kugira ngo nze muri ibyo bitaramo ibyo byo mbishimira Imana. Ariko ufite umuntu mubana uko accommodating? Oya ndibana ariko nyine ni mu buzima bugoye ariko uranakaza ahubwo ni wibana umuntu agomba kubyakira cyane. Urateganya gukomeza amashuri se? Nuko amafaranga ubushobozi bwa nyine ku bijyanye n'amafaranga ari make nakifuje kuba nakomeza kaminuza byaba ari byiza. Abantu badukurikiye bafite umutima wo kuba bafasha Samuel agakomeza amashuri kuko ntekereza ko nawe ukiri umushene muto ukomeza gahunda vuba ntekereza ko gukomeza ishuri ntacyo byakwangije cyane rwose byaba ari byiza. Hagize abantu baha Samuel rwose support agakomeza amashuri agakomeza kiga ko byaba ari byiza baba bagize neza cyangwa se nkaba nakiga umwuga byaba ari byiza cyane rwose. Abantu bafite umutima badukurikiye Samuel mwamufashije ko nawe yajya gutya agafasha bagenzi be agafasha abavandimwe be. Samuel reka hari dusa nk'abagana ku musozo ariko ndifuza ko niwara muturirimbira ngo turirimbo tubiri agace na rofure kakora rimwe mwahitamo. Tugiye kuririmba agace igitero na rofure ku ndirimbo bita Namani Ambassadors of Christ Junior. Ni indirimbo dukunda cyane dore ko nayo yarebwe bitari gake yarebwe n'ibihumbi hafi 300. Namani Ambassadors Junior twagiye. Uyu iri dufite nawabiratana de uyu mubiri dufite nawawiratana wabukomeye cyangwa se woroheje uraguhinduka mu kanya gato bikakuyobera n'abafite bya mirenge y'umubiri urabananira. Namani yari umugabo ukomeye cyane yari umugabo w'ingabo z'Abanyasiriya ikibabaje yari umubemba babara cyane ibyo yari afite byose ntibyabasha kumukiza. Wicisha bugufi winjire mu mazi wibira inshuro 7
urava mukize n'amanara bikora yibira inshuro indwi nuko umubiri we uhinduka nk'uruhinja wicisha bugufi winjira mu masi wibira inshuro zirindwi urava mukize n'amanara bikora yibira inshuro indwi nuko umubiri we uhinduka nk'uruhinja. indirimbo ndayikunda cyane. Niki cyabateye gukunda Ambassadors of Christ Choir? Ambassadors njyewe nanayimenye kuva kera mfite nk'imyaka 7 ariko mbere nari nzi ko Uwera Sara Sanyu ari we ambassador. Mbere nari nzi ko ari we ambassador cyane rwose kuko bigeze kuza iwacu Kabarore bazanye na The Guardian. Na The Guardian niho nayimenyeye cyane. Indirimbo zabo narazikunze cyane ndayikunda nabo aho bari kunyumva nimba bari kunyumva rwose ndabakunda cyane nabo cyane. Rero baje Kabarore iwacu mu gitaramo cya Korali Abungeri nayo yibarizwa ku ntara nyine Kabarore. Noneho nkazajya mbwira abana twaturukanye Kibondo ati ndaje mbere ko Uwera Sara Sanyu kandi sinari muzi mu by'ukuri. Ndavuga ati ndaje mubereke. Noneho barinjira ndavuga ati ngo nuriya kandi sinamuzi mu by'ukuri. Barinjira bajya kuri stage ndibuka barinjira indirimbo Abasaruzi. Iyo ndirimbo narayikunze cyane Abasaruzi. Indirimbo za Ambassadors nazumvishe kuva kera Solange dore ko bashyiragamo Solange mu gihe cy'amavuna abanyeshuri ukajya kubona mu mudugudu bahuruye bari kumva indirimbo Solange ariko mu by'ukuri nari nzi ko Ambassadors ari Uwera Sara Sanyu. Jose muri Ambassadors ninde muntu mwavuganye mwaganiriye? Nta numwe mwaganiriye. Yego. Perezida ni uvugana nabo. Impamvu ni umunyeshuri kandi nagakunze kuza hano Kigali. Ariko ngiye mbasha kubonana n'amakorali agiye atandukanye. Niyo mpamvu nago ajya aganira nabo gusa baratuzi Ambassadors baratuzi aya makorali Nkuru Nziza baratuzi cyane. Jose ni iki wumva wifuza ko abantu babafasha cyane cyane we by'umwihariko? Nuko dusapotinga. Gute? Nuko dusapotinga tugashyira hanze ibihangano byacu. None se iyo abantu bavuze ko uri umukobwa uragakumi uragasore kigendera ubyakira uti? Nuko nyine sinabona uburyo ngusubiza pe. Ubu wumva se ntabwo basubiza se ubitwara uko cyangwa ubisokoza uko byogoshe ukigendera? Ndabasubiza ati nge ndi umuhungu ubwo ndirimba ijwi rya sopa. So ninde mutoza wanyu muri mu rugo? Mu rugo umutoza wacu dore ni mukuru wanjye udutoza. N'ubuyobozi y'icyuma. Natwe twisanze gutya ntago ari ukuvuga ngo ati wenda ni ubuhanga, twisanze nyine bimeze gutya abantu barabikunda cyane. Kuko na video dushyira kuri TikTok ijya munsi y'abantu 1000 kuri TikTok. Ubwo rero ni ukuri abantu badushyigikira tukaba twakora ibihangano byacu. Hanyuma se hahandi muri mu rugo ku itorero rya hariya wanyu Kibondo, yego mwamaze kubakora ari itorero izwi cyangwa ni group iraho ngaho ikoresha ujye kwisabato igakora iki? Oya ni korari mu rugo nago no ku rusengero iwacu nago kubera ko byahise bikubitana no kudufungira. Nago bajya nuko tubona hano kuri social media nabo nago bari bakatwakiriye mu rusengero, ariko twinego twe dufite nuko twakora indirimbo zacu nka famille kwa Family of God, korari y'umuryango w'Imana. Yego. Okay, reka twerekere ku musozi ariko ndashaka kupatsa ikibazo cy'amatsiko. Hari uko musubiramo indirimbo z'amakorari menshi cyane cyane izahanga i Kigali, yego nizadatandukanye. Hari korari yigeze ba approaching babwira uti ko twifuza kumuririmbyi wacu, hari yigeze baho? Amakorari aba hari menshi cyane aba kuba ndi kumwe nabo
oya ndavuga kuba umuririmbyi wabo. Kuba nabo umuririmbyi wabo hano i Kigali nyine hano muri aya y'i Kigali. Ni wenda ntituyavuga amazina, ntabwo turi kuyavuga amazina, nashaka kumva gusa n'ibyo kintu kibaho. Kuki utarafata umwanzuro kugira ko rujyamo? Njyewe impamvu njyewe ndi umuntu ukunda ibitaramo, n'aya marepetisiyo yabo ntabwo nazajya nyabonekamo cyane. Njyewe nkunda ibitaramo cyane ku rwego rwo hejuru, niyo bazajya bazajya bamanira kuko nagiye muri ibyo bitaramo. Amakorali menshi ajya agira rwose anyandikira ngo ese wazaje ko tubona ufite impano ukaba umuririmbyi wacu, ariko mu by'ukuri njye mba numva ntabibasha pe, keretse nk'iyi ya korali y'umuryango nyine, kubera ko n'ubundi tuba tubiziranyeho cyane kandi no kubonana biba byoroshye. Ariko amakorali hazajya habaho imbogamizi yo kujya muri ibyo bitaramo, ndabikunda cyane kandi nka buri sabato, ubu turi mu kwezi kw'ibirundo, ibitaramo bisa nkaho byacogoye, ariko njye ndi umuntu ukunda ibitaramo buri sabato, iyo mbonye ubushobozi njyayo. Ndi umuntu ukunda ibitaramo cyane. Okay, so reka twerekere ku musozo, ariko dushimire mwebwe mwabanye natwe, mwakurikiye ikiganiro nagiranye na Joseph ndetse na Samuel. Nishimiye kubona Joseph cyane by'umwihariko. Natwe twabishimiye Moriya TV Rwanda. Yego, murakoze cyane. Joseph ufite agasoprano keza. Hari njyana tumenyereye muri mu makorali arimo abagabo n'abagore cyangwa abasore n'inkumi. Yego. Hari n'injyana tumenyereye muri ko hari z'abagabo. Yego. Mwebwe mwahisemo gukora injyana imeze iti? N'iy'ingande. Injyana yacu n'iy'ingande. Kuki mutahisemo gukora izi njyana z'inzungu? Twabonye ari byo abantu bakunda cyane, niyo mpamvu ako nabwo tuzahinduraho turebe turirimbe mu njyana zindi, turebe niba mushobora kwigana nk'akaririmbo ka Clarion. Clarion oya pe ntabwo twabibasha. Cyese wenda nka The Way of Hope. Niyo ndirimbo ya The Way y'umuwa. Ni muhumure. Okay. Twaririmba Karofuri. Let's go. Ni muhumure twagiye. Ni muhumure kandi mukomere, Yesu nuwo kwizerwa. Ibyo bigoye nibiguca intege, biharire Yesu. Have oya rwose witinya, mwami wacu yaratsinze kandi azahora atsinda. Komera shikama witinya kandi wumva utuje, mwami wawe akuri hafi. Dusubiremo. Ni muhumure kandi mukomere, Yesu nuwo kwizerwa. Ibyo bigoye nibiguca intege, ibyo biharire Yesu. Have oya rwose witinya, mwami wacu yaratsinze kandi azahora atsinda. Komera shikama witinya kandi wumva utuje, mwami wawe akuri hafi. Mwumva tutabibasha se tutageragezaho? Murabasha, muzagerageze mukore. Yego. Mukore indi ndirimbo wenda itari muri yanjye twite iy'ingande. Yego. Mukore n'indi twumve uko bimeze. Cyane. Kandi rwose nahangaha ndumva biryoshye bimeze neza. So reka rero dusoze. Yego. N'icyo abantu babitegaho muri uyu mwaka mbere y'uko urangira cyangwa mu bihe biri imbere? Ikintu abantu batwitegaho hamwe no gusenga, indirimbo zacu byange bikunde zizajya hanze kandi zirenge n'izimbibi z'u Rwanda. Jose, Karame. Uracyari mu ishuri, uracyari muri secondaire mu wa kabiri, wowe imyaka yawe urimo ikubwira iki? Njyewe? Yego. Imyaka ufite ikubwira iki ugeze mu wa kabiri? Njyewe ngeze mu wa kabiri, imyaka yanjye ntabwo ndi mukuru kandi ntabwo ndi na muto. Hanyuma ya myaka yawe ufite uyu munsi ni iki kubwira? Iki mbwira se kiye ku bigenze mu bijyanye n'imyitwarire hanze
abantu usanga bafite imico itari myiza, wowe ugerageza kubitwara ute kugira ngo ugume mu murongo? njyewe mu myaka yanjye ngenda umwana ukunda kuririmba, ariko ku ishuri usanga nk'abana bari mu kigero cyanjye abantu ntabwo bakunda kimwe. Ariko njye nkunda kuririmba, by'umwihariko njye nkunda kuririmba pe. Yego. abana babaswe n'ibiyobyabwenge n'uburara mu buryo butandukanye, ni iki wumva wababwira kiri ku mutima wawe aka kanya? Reka fesinga muri kamera rwose ubagenera ubutumwa. njye abantu wenda bakoresha ibiyobyabwenge nabagira inama yo kubireka. Ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza, birangiza. Ahubwo icyo nababwira cyo mwakiga kuririmba, ibyo biyobyabwenge mukabivaho, mukiga kuririmba, mbega mukajya mu murongo w'Imana ibashakamo. Amen. Sam, yego, wowe n'ubuhe butumwa uha abo bana bameze batyo, bari mu kigero cyawe ariko imyitwarire bitameze neza? mesaje nabaha, ikintu cya mbere nabashishikariza mereyeho, ndavuga wenda nko ku bintu bitatu, ariko kamvuga iki, abantu bazitabire cya gitaramo cya Ambassadors, kuko uko batangiye baririmba nyine, uko bagiye batangira baririmba bazamuka nyine bazaririmba bakurikije wenda nk'indirimbo zabo za kera. Kuko Ambassadors buriya indirimbo zabo impamvu tunakunda kuzifata cyane tukanazisubiramo, ziba zifitemo ubutumwa. Ubu ngubu hari iyo bita iyo kurwanya ibiyobyabwenge. Buriya usanga abantu benshi, urubyiruko benshi bibera muri ibyo biyobyabwenge, mu mabeting, ariko ni ukuri inama nabagira ni ukubivamo, ahubwo bagakorera umwami Yesu. Icya kabiri ni ugusenga cyane, bakaba bayoberwa n'Imana. Ikindi nabasaba ni ugukorera hamwe, mvuga kuko twibanze ku ijambo ry'Imana, kuko n'Imana niyo ibana natwe. Ni ugukorera hamwe, kandi icyifuzo nifuza ni uko twazabana mu bwami bwo mu ijuru. Yego, murakoze cyane. Yego. Reka rero abari badukurikiye dusoreza ahangaha ikiganiro nagiranaga n'aba basore babiri, Joseph ndetse na Samuel, umuyobozi wa korali. Turabashimiye rero ko mwabanye natwe, ko mwadukurikiye. Aba bana mubakunde, mukomeze mubashyigikire, kandi ndifuza kuzababona mu myaka 20, 30 mukiri mu murimo w'Imana, mukimeze neza, isi itarabatwaye. Kubera Imana bizakunda rwose. Ndabashimiye rero, namwe mwari mukurikiye Moriah TV Rwanda, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukomeze muduhe like, muduhe n'ibitekerezo muri comment. Ushaka ko tuvugana, ushaka ko tujyana ikiganiro, waduhamagara kuri nimero irimo aho ngaho muri description, ukaduha WhatsApp. Nikoresha WhatsApp, mwatwongera kuri WhatsApp, kandi rwose tuzabasubiza kandi tuzagirana ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Moriah TV Rwanda wakoze cyane. Ndabashimiye Sam, ndagushimiye Joseph. Imana ibahe umugisha. N'abavandimwe banyu batari hano turabasuje kandi turabashimiye. Mukomeze kumererwa neza muherereye. Ubwo ni muri Arena kuri 30 kwa 8 duhurira muri BK Arena.